ndeka ondorere wa mubyeyi we, ndeka ondorere twarashavuye. Hari ikintu ushaka kubabwira mu gukomeza kumva ibiganiro Karasira yagiye akora, nuko yagiye avuga ngo nimpfa ntimuzarire ntimuzababare, ahubwo muzishime ko nzaba nduhutse. Kuko iyo wumvise akababaro ka Karasira ukumva ibyo yaciyemo munyarwanda, niba nta empathy, utumva akababaro ka Karasira, ukumva ntacyo bikubwiye, kuko ibyamubayeho bitakubayeho, nta mutima ugira, nta nubwo nakwita n'inyamaswa uri hanyuma y'inyamaswa. Kuko inyamaswa iyo ibonye inyamaswa mwene wabo yapfuye irababara,
harimo bamwe mu bacikacumu ubu ngubu bumva ngo Karasira yishwe bakavuga ngo niwe wizize ngo yariyahuye. Iyo aceceka agahwa kari ku wundi karahandurika. Nuko nyine wabivuga, ntabwo twakurenganya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo muvandimwe, igihe kizagera nawe isi izakwigisha. Reka mbanze mbibwire ku batanzi, ni Dr. Innocent Ndagijimana hano kuri Iwacu Heza, aha ku muyoboro ncishaho ibitekerezo byunga abanyarwanda, bikura abanyarwanda mu ipfunwe, kugira ngo abanyarwanda babashe kuganira no kumva ko bose bari umwe. Uyu munsi mbazaniye ikiganiro, ikibazo cy'amatsiko kigira kiti: mbese Karasira Aimable yariyahuye? Nyuma y'urupfu rwa Karasira Aimable rusa nk'urutunguranye, kuko abenshi twatekerezaga yuko ziriya nkotanyi zigiye kumufungura zikazareba ukundi zizabigenza. Nta n'uyu n'umwe wigeze atekereza yuko bazakora agakino bakoze, bakamuha ibyangombwa, bakamwerekana nk'uko agiye gufungurwa, ariko barangiza bakamujyana mo imbere bakamwica. Uko bamwishe ntawizi, niba baramuteye urushinge, niba baramunize, niba baramukebanuye ijosi. Abicanyi babitojwe babikora nibo bamenya uko babigenje. Twe icyo twamenya nuko bamwishe bamurangije. Ariko ikintu nababwira rero, nta muhanzi upfa. Karasira icya mbere yari umuhanzi, icya kabiri yari impirimbanyi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ndimo kumva indirimbo za Karasira, nkumva Karasira ahubwo ari hafi yanjye no kurusha ko yigeze anyegera, kuko indirimbo z'ubu ngubu zirimo kuma ubundi busobanuro budasanzwe. So reka twibande kuri icyo kintu kivuga ngo mbese Karasira yaba yariyahuye cyangwa yaba yarishwe. Mu bantu twagiye tuganira, ngira ngo ni scenario nibura ebyiri cyangwa uburyo bubiri twabonye bushoboka. Uburyo bwa mbere ni uko bari baravuze bati Karasira reka tumufunge tuzamwumvishe, nibura ashobora kuzavamo yarahindutse. Buriya abantu turatandukanye, hariho umuntu ugira koze ariko kabita muri mu maraso, muri no mu misokoro. Uwo nguwo kumuhindura biroroshye, uramujyana ukamubabaza, ukamutorutira, ukamufunga, kandi ukamwereka yuko nahindura ibitekerezo bye, ibyo yari arimo akabivamo ko ubuzima buzaba bwiza. Uwo nguwo hari igihe ahinduka. Ariko noneho umuntu nka Karasira biba byarageze deep, ibibazo aba yaraciyemo, kumuhindura ntabwo bijya byoroha. Ni ukuvuga ngo nka sosiyete ahubwo noneho mugomba gutekereza ngo ese ni gute tuzamutwara, cyangwa mu cyongereza ngo ni gute tuzabasha kumanaginga. Inkotanyi byo kwica barabizi, n'abasipesiyalisite mu kwica. Ni ukuvuga ngo niyo mutavuga rumwe barakwica, niba ubona ibintu mu buryo batabibona barakwica. Ikintu kibabangukira ni ukwica. Kuko Karasira no kugira ngo agere aho yageze, agitangira kuvuga amateka ye, iyo inkotanyi ziba zigira umutima zikamusanga zikavuga ati Karasira, twumva ibyakubayeho, twumva yuko ababyeyi bawe, papa na mama na mushiki bawe bishwe n'ingabo zacu, ariko tubabarire, nta gahunda twari dufite, ntabwo twari tugambiye kukugirira nabi, ahubwo twari turushe kugukiza nk'umututsi. Karasira ngira ngo iyo baza gukora icyo kintu bari kumugera ku mutima, ndetse bagakora n'ibintu bimwereka yuko koko ko baje kumugirira neza, nko kumuha promotion ku kazi, nko kumwereka yuko ari umuntu witaweho. Ariko kuba ngo yariciwe n'inkotanyi ndetse bahise bamwambura n'ubututsi, batangira kuvuga ngo ni umwana wa Karamira. Muri farije bakwishyurira abandi ntibamwishyurire, Karasira arishaka ariyibura. Niko rero Karasira yaje kuba Karasira, niko Karasira yaje kugira ihungabana ridasanzwe, agira agahinda kadasanzwe. Nabonye
ubu ngubu abantu barimo kujya ku biganiro Karasira yakoze kuri Simbi mbere rwose ataranafungwa, ubwo yavugaga yuko kubera agahinda afite kadasanzwe yumva yuko ashobora no kwiyahura, yumva gupfa aribyo byamuruhura, none barimo kubyuririraho bakavuga ngo Karasira yariyahuye, yari yanabivuze. Ariko biriya ntabwo ari byo, kuko niba warigeze ugira agahinda kadasanzwe cyangwa waraganiye n'abantu bafite agahinda kadasanzwe, umuntu uciye mu bibazo nka biriya hari iminsi aba yumva ubuzima ntacyo bumaze, hari iminsi aba yumva gupfa bimurutiye kubaho, ndetse agize n'imbaraga zo kwiyahura yakwiyahura, ariko ntabwo bisobanura yuko ashobora kubibasha, ashobora no kubikora. Ubwo rero Karasira ntabwo yiyahuye, kubera yuko iyo Karasira ajya kwiyahura yari kwiyahura atarajya muri gereza, cyangwa ari kwiyahura kuriya bari barimo kumukorera torture morale na physique akiri muri gereza, uko twamona Karasira aza mu nkiko yambaye inkweto zidasa, azamura ukuguru, ubundi abwira metere ngo wambujije kunywera muri kariya kajerekani, none ngiye kunywera mu gikombe. Ni ngo Karasira ihungabana rye riragaragara, buri wese ashobora kuribona kiri kuryirengagiza. Ariko nka societe ni iki twafashije Karasira mu Banyarwanda? Karasira ntabwo yiyahuye, Karasira ntiyashoboraga kwiyahura, ahubwo Karasira ari wa muntu wari ufite conviction zidashobora guhinduka. Karasira ntabwo yavodavodaga, Karasira afite ibyamubayeho, Karasira yari uwo guhozwa, Karasira yari uwo gusangwa, Karasira ntabwo yari uwo gukurwamo umwuka, Karasira ntabwo yari uwo kunigwa. So mo twaganiye rero, ndetse no twaganiye wo mu nda y'ingoma, yagerageje kumbwira yuko mu by'ukuri usanga uko buriya butegetsi bwa FPR inkotanyi bukora, usanga inzego zishinzwe abagororwa rimwe na rimwe zitari connecte kuri DMI. Inzego zishinzwe abagororwa zikorana n'ubutabera, bakaba bati Karasira yarangije ibihano agiye gutaha, ariko abo muri DMI ngo bakaba bahamagara bati oya mwe muretse, hari oda ituruka hejuru, mwe muretse kumureka ngo agende. Nuko nguko wumva Karasira yari mu gihirahiro, biriya wumva Mwizerwa yavuze ngo bagezeyo, ndetse na Eric ajya kumureba, baramwereka bemera ko bavugana. Karasira namubwira ngo akira igipapuro, ndabona bamuhaye igipapuro cyo gutaha, ariko ntabwo bashaka kundekura. Bari bategereje iyo telefone ituruka ibukuru muri DMI. Noneho iyo telefone ituruka ibukuru muri DMI yaraje, nkuko babivuga, haza ngo imodoka ya Vigo yarimo abantu babiri. Abo bantu bari baturutse muri DMI ni babandi bigishijwe kwica, abo nibo bari baje kumurangiza. Nibwo IO intelligence officer wo kuri prison muri Mageragere, nibwo yamujyanye muri icyo cyumba, niho bamwiciye. Noneho uwo muntu wabimbwiye yavuze ati bakoze n'amakosa, ati kuko buri umuntu nka Karasira ntago bagombaga kumwica mu buryo bizatera induru nyinshi, bagomba gushaka uburyo bazamwicamo, bakareba nk'ubundi buryo babyegekaho n'iki, ntibagaragare yuko ari bamwishe. Gusa nyine urumva iyo ni igitekerezo cye, ariko nge indi alternative nabonye nuko bashobora kuba barabikoze, bakavuga reka tumwice, nitumara kumwica twereke abanyarwanda yuko ubuzima bwabo tukibafite mu biganza byacu, kandi tubongeremo n'akandi kadogere k'ubwoba, tubahungete, tubongerera umususu. Ni ukuvuga ngo buriya abanyarwanda tubaho mu mususu, niko batugize, niko batubonye, niko aba bavuye za Uganda, za Tanzania, i Burundi no muri za Congo, abo bari barahunze muri 59, niko batashye muri 94 batugira. Ntabwo rero Karasira yiyahuye, ahubwo nge ndimo kumva ibingibi, ndimo kubitekereza, navuze nti ahubwo uzi yuko atari Karasira wiyahuye, ahubwo abanyarwanda bari mu Rwanda hari uburyo abenshi biyahuye batabizi. Uti ni gute?
abanyarwanda bakuriye mu Rwanda b'abahutu n'abatutsi twarabanaga, twarasangiraga, twaratumiranaga. Yewe na biriya bavuga ngo mu mashuri bahagurutsaga abana ngo abahutu n'iki, biriya babigiraga ku byo bitaga iringaniza, ibyo byarabaga ariko bigahita birangirira aho ngaho, nta muntu warebaga uriya ngo ni umututsi ni umuhutu, kugeza igihe FPR inkotanyi yaje ikanyegeza urwango, ikavangura abanyarwanda ikabatatanya, umwana ntakizera se, umugore ntayizera umugabo, mbese nta muntu n'umwe wizera undi. Uko niko inkotanyi zatugize muri ya filozofi ivuga ngo divide and conquer. Ubwo rero banyarwanda abenshi, ntimunyumve nabi, abenshi bagize igikorwa cyo kwiyahura hagati ya 87 na 94 ubwo batangiraga gushyigikira rupfu FPR inkotanyi. Ubwo bamwe batangiraga kohereza imisanzu, bakohereza abana babo ngo baje yemwe gufasha bene wabo baheze hanze, batazi yuko bazanye urupfu ruzamara abanyarwanda, urupfu ruzadusanga naho turi hano mu mahanga, ugasanga umunyarwanda araho mu mususu. Buri munyarwanda hari hose yumva yuko inkotanyi zirimo kumureba, yumva yuko ziri hafi ye, yewe ihahamuka mu banyarwanda riteye ubwoba. Hari n'abango Karasira ngo yarahamutse ngo agize ihungabana. Ndababwiza ukuri, nta munyarwanda n'uyu n'umwe udafite ihungabana. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ihungabana ryacu turyitwaramo gute? Hari twe twabonye ibyabaye, hari twe twabonye ababyeyi bacu bakubitwa amafuni, hari ababonye ababyeyi babo bacocagurwa n'imihoro. Ni ukuvuga ngo iryo ni ihungabana tugendana. Noneho tuza kugira na leta FPR yo yaje politike yayo iyubakira ku nzigo, iyubakira kuri jenoside. Ntushobora guhuza abanyarwanda warahisemo kubakira politike yawe ku nzigo, kirazira, ntibibaho, ntibishoboka. Aho mu kwezi kwa 4 bagomba kugira iminsi 100 byo kongera gukomeretsa inkovu, aho bibutsa abatutsi ko ari bo babarokoye, bakayibutsa yuko niba badashyigikiye FPR inkotanyi ko abahutu bazagaruka kongera bakabamara, bakongera kwibutsa abahutu ko ari abajenosideri, ari abicanyi, bavukana ingengabitekerezo, bonse ingengabitekerezo no mu mashereka, kandi ari nk'icyaha cy'inkomoko nk'uko nabikoze mu kiganiro mperuka gushyiraho, numva ari nk'ibyumweru 3. Urebe kuri YouTube channel yanjye Iwacu Heza, urabona icyo kiganiro. Ni ikiganiro ndetse debate nakoze mu mwaka wa 2013, aho navuga ngo oya sinzemera icyaha cy'inkomoko bari gushyira ku gice kimwe cy'abanyarwanda. Ubwo rero bavandimwe, Karasira Aimable ntabwo yiyahuye nk'uko birimo gusakazwa. Ugende ukurikirana neza ku mbuga nkoranyambaga, ndetse wumve ikiganiro uriya Mwizerwa Sylvain yakoze kuri Ganza, kiraguha inkuru nyayo, eyewitness, abari bagiye kumureba. Karasira ntabwo yiyahuye, Karasira yarishwe. Ariko nk'uko urupfu rwa Kizito rwabaye impamvu ituma abantu benshi cyane abo mu bwoko bw'abatutsi babona ububi bwa FPR inkotanyi bakayizinukwa, nababwira ngo uru rupfu rwa Karasira maritiri ni maritiri Karasira, nk'uko Kizito ari maritiri. Dufite amaritiri benshi cyane bemeye gupfa kubw'ibyo bizera. Urupfu rwa Karasira rero rugiye guhagurutsa abantu benshi. FPR inkotanyi mwakoze irindi kosa. Ni gute mutanigira amakosa yanyu? Ni gute mwakoze ikosa ryo kwica Kizito muri 2020 mu kwezi kwa 2 kuri 17, mwarangiza umukabana none mufashe icyemezo cyo kwica Karasira uzaramba Aimable muri uku kwezi kwa 5 kwa 2026. Banyarwanda cyane abahoze mu gihugu, niba mutekereza yuko inkotanyi zibakunda, nimwigire kuri kese ya Kizito na Karasira. Nimurebe Innocent Bahati, nimurebe ba Cyuma Hassan,
nimurebe Ingabire Victoire witanze agasiga byose, agasiga umuryango, agasiga be, akavuga ngo ndagiye mu Rwanda, ngiye kurwana urugamba rw'amahoro rw'ibitekerezo. Ingabire nawe ubungubu barimo kumwica ahagaze, ntawe uzi ngo bazamwica ryari. Ubuzima bwe icyambere n'Imana iwufite mu biganza, ariko nanone kuri iyi si Kagame n'abicanyi be kuko ari bo bamufite, bashobora kuvuga bati turamwica uyu munsi, cyangwa se turamugumisha muri gereza dukomeze tumwice agashinyaguro, tumwice ahagaze. Gusa ikintu kimbabaza muri sosiyete nyarwanda ni uko inkotanyi zica abacu, twese tukigira abantu b'indeba. Twabaye nk'ingeragere, twabaye nka zebura, twabaye nka bafaro. Icyana cy'intare kiraza, kandi ureba n'ukuntu za bafaro zingana ugasanga zirirutse ziyabangiye ingata, ariko uzarebe iyo bafaro zibutse imbaraga zazo zikaguma hamwe zirukankana intare. Banyarwanda cyane bahoze mu Rwanda, dukwiye gushyira hamwe, dukwiye gushyira hamwe ko n'ibitabo byo turashira. Abagambiriye kutumara nta rukundo badufitiye pe. Abatutsi barababeshya bati nitwe twabarukuye, nitwe twahagaritse jenoside. Ubu ugasanga bamwe baravuga ngo ndetse n'umuntu nka Kizito Mihigo niwe wikozeho. Biyemeje kuguma ku ngoma, ndetse abenshi bazisanga nka cya kirondwe cyumiye ku ruhu, inka yarariwe kera. Ubwo rero mu gusoza, ntabwo Karasira Aimable yiyahuye, Karasira Aimable yarishwe, ntabwo yashobora kwiyahura ageze ku munsi avuga ngo ngiye muri freedom, ngiye kubaho hanze. Gusa Karasira nk'umuntu udahinduka ngo yarabwiraga ati ubu ngubu ngiye hanze, noneho ntimutekereze yuko nzaceceka. Inkotanyi niba udacecetse ziragucecekesha. Ntabwo rero abanyarwanda twese turi build kuceceka. Kubahumiriza ngo uyobore niba ngo uturitse. Kuba bakwereka nk'uru rukuta rundi inyuma mubona yakwererana ngo niba kubwira ngo ni umukara ngo uvuge ngo ni umukara. Abanyarwanda akenshi bo baravuga ngo kugira ngo ubeho muri ziriya nkotanyi ugomba kwigira nk'ikigoryi. Niba ukweshoninze ibyo inkotanyi zikubwira zirakwica. N'abicanyi, n'abasogose, n'abagome. Rimwe na rimwe hariye njya mvuge nako aba bantu mana yanjye imyaka 32 pe. Niba koko mwari mufite agahinda, mwarababaye imyaka 30 mwabaye imahanga, nibura imyaka 32 mumaze ku butegetsi, ntabwo mwari mukwiye kuna muri cumu. Imyaka 32 mumaze ku butegetsi inkotanyi, mukaba mukica, mugihiga abantu, murakoresha amarozi, murakoresha ubushobozi bwose bushoboka, ubushobozi bwa leta guhiga umunyarwanda ahari hose ku isi utavuga rumwe nawe. Umwanzi w'u Rwanda mwamugize umunyarwanda, mutwita abanzi b'igihugu. Ntabwo turi abanzi b'igihugu nkuko nabivuze, turi abanzi b'igitugu. Uwakoresha igitugu wese ntabwo twamwemerera. Ubwo rero namwe nicyo dupfa. Ntabwo dupfa yuko mwavuye i Bugande, mwavuye muri Kongo, mwavuye muri Tanzania. Dupfa igitugu cyanyu, dupfa ubwicanyi mukora ndenga kamere. Ni kuvuga ngo Karasira ubwo yajyaga mu rukiko hari igihe yigeze kuvuga ngo ubugome bamukorera ni nko ubugome abazungu muri Afurika y'Epfo bakoreraga abirabura bya apartheid. Arongera avuga ngo ni nk'abanazi. Iyo urebye inkotanyi na systeme yazo, ubonamo ibintu by'ubunazi, ubonamo ibintu bya apartheid, ubonamo ibintu systeme ya Mussolini, ubonamo Hitler. Ni kuvuga ngo inkotanyi na Kagame babashije kureba igitugu gikaze, n'abanyagitugu bose barabivanga bakuramo igitugu ndenga kamere, igitugu kigera ku isi yose. Ariko rero ntabwo muzaducecekesha twese, ntabwo muzatwica twese, ntabwo muzabishobora. Muzajya mwica umwe 10 bahaguruke. Rashidi ndumva ari wigeze kuvuga ngo
muzajya mutema avoka hashibuka umwembe, nimutewe umwembe hashibuka amapera, kandi ibyo mwagiye mubibona. Sinzi impamvu gusa ntacyo bibabwira. Ubwo rero banyarwanda bavandimwe, ntabwo nje gutinda, ariko narenje kuvuga ngo Karasira Uzaramba Aimable ntabwo yiyahuye, yarishwe. Abamennye amaraso ye ayabo azabumiramo. Reka twumve indirimbo Karasira yahimbye ivuga ngo shitani we, shitani ntawe uzagukumbura. FPR Inkotanyi ntawe uzabakumbura, mwakoze ibibi biteye ubwoba. Ariko icyo nababwira, nta ngoma idahanguka. N'ubwami bwategetse isi bw'i Roma bwavuyeho. Ubwami bw'Abagiriki ubwo bita Alexander the Great watsinze ibihugu bari baturanye byose, akabitsinda, yagera ku nyanja akikoma mu gatuza akavuga ngo ndababaye ko ngeze ku mpera z'isi kuko nta kindi gihugu mfite cyo gufata. Nawe yavuyeho. FPR Inkotanyi muzavaho pe, muzavaho. Murimo guhemukira abana banyu, murahemukira abazabakomokaho, murahemukira abuzukuru banyu, murahemukira cyane pe. Ntimubibone uyu munsi, muzabibona kandi nabo bazabibona. Murakoze. Yari Dr. Innocent Ndagijimana, impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Reka twumve iyi ndirimbo ya Karasira, shitani ntawe uzagukumbura, niyo nshojerejeho iki kiganiro nabagezagaho. Murakoze. ntawe uzagukumbura. Amin. Karasira Aimable ntacyagize intangiriro cyabuze iherezo, gusa ntawe uzagukumbura. Amin, amin, aleluya. Shitani we, shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze nkama kandi uri ikirura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Witwaje igipindi ushitura benshi, utangira shuguri, utangiye ubukinduzi. Tumenye uriwe, wibagirwa bagufashije kutubiba mu munyangire. Shitani we, shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi uri ikirura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Watangije akando, utangiza agafuni, utugira imfubyi, utugira abapfakazi. Ukoresha igitugu, utubiba mu bwoba, ucecekesha rubanda. Shitani we, shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi uri ikirura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. Watunyaze gakondo, uhanika imisoro, bamura basenyera, abambura bafunga. Ukoresha fatuzi, wongera umushomeri, imakazi ishimutwa. Shitani we, ntawe uzagukumbura. Wigeze intama kandi uri ikirura, ntawe uzagukumbura, ntawe uzagukumbura. FPR Inkotanyi ntawe uzagukumbura. Cyakora wenda bo mwazanye abakoma inyuma, abakuri inyuma, wenda bazagukumbura. Ariko nibibi mwakoze, ngira ngo ibihembo byabo muzabisangira.
banyarwanda bavandimwe, murakoze. Yari Dr. Innocent Ndagijimana. Peace out.